Turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Iyi ngiyi rero ni kampani yanyu Nzuri Business Group Limited, kampani ya mbere kabisa ibagezaho imitungo itimukanwa igezweho myiza kandi ihendutse, igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Ni muri urwo rwego rero tubibutsa kandi yuko atari ukubarangira imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa ngo tubahuze n'abayigurisha cyangwa se namwe mugurisha tubahuze n'abayigura. Si ibyo gusa rero, kubera yuko tubasha no kububakira kandi tukabubakira amazu meza cyane ajyanye n'igihe nk'iyi ngiyi mureba, tukayubakira kandi neza kandi bitaguhenze. Niba ari ufite ikibanza ushaka kubaka, tugane tukubakire, cyangwa se niba ushaka no kugura ikibanza tukanakikubakiramo, nabyo turabifite. Si ibyo gusa rero, kubera ko tugukorera ibishushanyo by'amazu cyangwa se za plan, ari nako kandi tugushakira ibyangombwa byo kubaka cyangwa se kuvugurura. Si ibyo gusa rero, kubera ko Nzuri Business Group Limited ibasha kukumanagingira imitungo yawe itimukanwa, tukagufasha kuyibyaza umusaruro neza kandi vuba. Ukaduha konti yawe, ubundi ukajya wirebera amafaranga yagiyeho, ntabyo kubaka inzu ikuvunnye nurangiza ngo ujye wirirwa usimbuka n'abapangayi kandi ufite byinshi byo gukora. Byihorere, biharire Nzuri Business Group Limited, tukumanagingira imitungo yawe kandi tuyibyaza umusaruro mu buryo bw'umwuga. Nk'uko rero mubibona ku masikirini yanyu, murabona ko tubazaniye inzu nziza cyane y'akataraboneka igezweho, etaje nziza cyane isa neza nshyashya, nta handi iri Kabeza, Kicukiro Kabeza, hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe ahazwi nka Kabeza. Mbere yuko nkomeza, ndagusaba gukanda subscribe, wowe utarabikora ukore kukazogera, ukore share inshuti n'abavandimwe, tujye tubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nari ntangiye rero nkubwira yuko iyi nzu iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe ahazwi nka Kabeza. Iyi nzu iri Kabeza kuri kaburimbo muri karitsiye nziza cyane. Iyi nzu rero ya etaje y'akataraboneka ikiri nshya, yubakishijwe ibikoresho byiza cyane kandi bikomeye biramba bigezweho. Ikaba ari inzu irimo inzu ebyiri, ibyo twita jimere cyangwa se twins. Irimo inzu ebyiri, inzu imwe iri hasi, indi ikaba hejuru. Izo nzu uko ari ebyiri kandi buri nzu yose ifite entrée yayo cyangwa entrance yayo cyangwa gate yayo. Buri nzu ifite parking yayo, ikagira jardin yayo. Mbese ziri separated ku buryo nta muntu ugira aho ahurira n'undi. Murabona ko inzu yo hejuru ifite ama escalier ku ruhande azamuka ajyayo, bivuze ngo ifite na gate yayo. Iyo hasi nayo ikagira gate yayo. Ndagira nkumenyeshe yuko izi nzu ebyiri, buri nzu ifite ibyumba bitatu byiza binini cyane byo kuryamamo, ikagira douche na toilette ebyiri nziza. Bivuze ngo hari douche na toilette ihurirwaho n'ibyumba bibiri ndetse n'abashyitsi bari muri salo. Hakaba na douche na toilette iri muri chambre principale. Nuvuga ngo ifite buri nzu, ndavuga ubwo ni buri nzu ifite ibyumba bitatu byiza binini, douche na toilette ebyiri, salon, salle à manger na cuisine moderne mu nzu imbere. Muri ibyo byumba kandi biri bya buri nzu, buri cyumba kirimo akabati cyangwa se garde-robe. Buri cyumba kirimo garde-robe ndetse chambre principale by'umwihariko ikaba ifite n'urwambariro. Iyi nzu rero ikaba muri ibyo byumba ari ibyumba binini kandi byiza cyane, bimwe twakwita chambre présidentielle. Iyi nzu rero ifite salon, salle à manger byiza pe, cuisine nziza cyane. Namwe inzu murayibonera uko isa. Ubwo buri nzu ifite ibyumba bitatu, douche na toilette ebyiri, salon, salle à manger na cuisine. Si ibyo gusa kandi zifite na annex. Annex wavuga icyumba cy'umukozi, douche na toilette byo hanze,
cuisine yo hanze na stoke yayo. Buri nzu kandi ikagira parking yayo, ikagira jardin yayo, ikagira entrance yayo kuri buri nzu. Hanyuma ikindi nakubwira nuko iyi nzu ifite gypsum inzu yose, amarangi meza cyane nkuko mubireba. Hanyuma buri nzu ikagira inzugi nziza cyane za muvura zimwe zihenze. Mbese ni inzu y'akataraboneka yubakishije amatafari ahiye, ariko ikagira umwihariko wa finishing iteye ubwoba iruta y'amahoteli y'inyenyeri 5. Murabyibonera, ni inzu y'akataraboneka. Iyi clôture yayo mbese ni inzu iri ahantu heza kuri kaburimbo, muri quartier nziza cyane kuri kaburimbo. Iyi nzu rero ikaba iri kugurishwa. Ikindi ntababwiye nuko muri izi nzu ebyiri, imwe hasi indi hejuru, ni ukuvuga iyi gate ni y'inzu yo hejuru. Iyi ni gate y'inzu yo hejuru, urinjira wakwigira imbere ukazamuka ama escalier, mu kanya muraza kubona na gate y'inzu yo hasi. Iyi ngiyi mukiri kwa ni gate yo hejuru. Inzu mbibutse yuko ifite ubuso bwa metero kare 300. Ikibanza yubatsemo ni metero kare 300. Mujye mumenya ko turi abanjiniya b'abahanga. Mujye mwemera, nutemerera urukwavu ntabwo hakana ko ruzi kwiruka cyangwa uzi sebye nk'akavuga ngo reba igicebe cyayo. Mujye mwemera. Iyi nzu ni nziza, nyaboneka muze tububakire. Niba udashoboye kuyigura, duterete tuguce makeya tuyikubakire. Iyi gate rero yo hepfo muri kuyibona, iyi gate yo hepfo ni ijya mu nzu yo hasi. Ni gate ijya mu nzu yo hasi. Iriya ni bariko ya chambre principale hejuru. Ni bariko ya salon, ni bariko ya salon. Hano mu rubavu ni bariko ya chambre principale. Noneho rero ikindi nababwira nuko nari ntangiye kubabwira yuko iyi nzu iri mu kibanza cya metero kare 300. Urumva harimo inzu ebyiri kandi nini. Hanyuma ikindi kandi nababwiraga nuko igiciro cy'iyi nzu ubundi twumvaga tutakivuga bitewe nuko mwaduseka, ariko nyine ukeneye ufite itungo rikakugoboka. Iyi nzu ifite garde-robe nababwiraga muri kuzibona. Ahubwo icyo nababwiraga nuko igiciro cyayo ari miliyoni 170 z'amafaranga y'u Rwanda. Miliyoni 170 ziri negociable. Ngwino uvuga uti mfitaya. Murabona harimo noneho ibikoresho, amafoto haragezemo ibikoresho by'VIP. Ibi bikoresho bitumye mbibutsa yuko, cyangwa se mbabwira yuko ubanza ntari nayo bivuze ko izi nzu uko ari ebyiri, buri nzu ikodeshwa amafaranga 500 y'amafaranga y'u Rwanda, kandi nta bikoresho birimo. 500 cyane amadolari 500. Buri nzu ikodeshwa amadolari 500 nta bikoresho birimo. S'il vous plaît. Bivuze ngo ni miliyoni yombi ni 1,000 cy'amadolari inzu yose. 1,000 cy'amadolari bivuze ngo ni miliyoni 1,385. Kuko idolari ubu riri ku 1,385. Niba uyafite uze tuyakuvunjire cyangwa tuyakuvunjishiriza. Iyi nzu rero bivuze ngo yinjiza miliyoni 1,385 ku kwezi. Igice kimwe hasi ni amadolari 500 no hejuru ni amadolari 500. Yose hamwe akaba amadolari 1,000. N'iyi nzu yinjiza ku kwezi kandi itarimo ibikoresho, bivuze ngo yagiyemo ibikoresho ishobora kwinjiza 2,000. Hasi 1,000 no hejuru 1,000. Ariko nta bikoresho birimo, ikodeshwa 1,000 yose, hasi 500 hejuru 500. Hanyuma tukaba tuyigurisha miliyoni 170 z'amafaranga y'u Rwanda negociable. Niba wakunze inzu rero duhamagare kuri za nimero zacu arizo 0788 48 67 cyangwa se 0781 2 inshuro 3 0123. Si ibyo gusa rero, kuko ushaka kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X. Hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Saho gusa, kuko dufite na website yacu ya www.nzuri.rw, aho ushobora kujya ugashyiraho umutungo wawe ugurisha, hanyuma umukiriya akazaza akakwihamagarira akawugura, cyangwa se nawe ugura ukajyaho ukareba amazu yose yushimye ukinjiramo, bakwishyuza amafaranga ya serivisi 5,000 gusa, ukabona contact za nyiri umutungo, ukamuhamagara mukivuganira, hanyuma noneho mukumvikana mukagura nta kindi kiguzi bigusabye, nta komisiyo ntaki. Ni karibu cyane rero, komeza ukande subscribe, tubane umunsi ku wundi 5 kuri 5. Iwacu mukira n'umwami. Ciao ciao, turabakunda cyane.